Ikaze mu kiganiro cy'ubuzima, reka turebere hamwe yo bita prostate cancer. Kanseri y'agasabo k'intanga. Iyi ni kanseri iboneka mu bagabo, ikaba ikunda kwibasira abagabo bafite hagati y'imyaka 45 kuzamuka, kandi akenshi ikaba ikunda gufata abagabo bafite uruhu rwirabura. Iyi kanseri rero iza bitewe nuko tunyabuzima two muri prostate gland tuba twabaye abnormal. These are abnormal cells. Aya abnormal cells rero niyo ari zautinga muri prostate cancer. Bimwe rero mu bimenyetso by'iyi kanseri, iyi kanseri y'agasabo k'intanga, habamo kubyimba kuri aka gasabo k'intanga. Maze mu bimenyetso bizagaragaza nuko ushobora kunyara amaraso, bitavuze ko mu gihe cyose mu nkari zawe harimo amaraso uba ufite iyi prostate cancer cyangwa se iyi kanseri y'agasabo k'intanga. Ntago ari byo, niyo mpamvu ukwiriye kujya kwa muganga ukipimisha ukareba ikibazo ufite. Ikindi kimenyetso nuko akenshi wumva ushaka kwihagarika, ukumva urashaka kujya kunyara cyane cyane nijoro. Kandi ikindi nuko umuvuduko w'inkari ugabanuka. Iki nacyo ikimenyetso kidakunda kubura mu bantu bafite prostate cancer. Umuvuduko w'inkari uragabanuka. Murabizi kera habaho gutega kugira ngo umuntu arebe aho yanyara, distance. Mu bantu rero bafite prostate cancer, distance yaho wanyara iragabanuka. Iyo bita nukuvuga ngo ubunyara hafi yawe, kandi tukaba ari utuntu dushoka nk'ibitonyanga. Umuvuduko rero mu bantu bafite kanseri y'agasabo k'intanga, umuvuduko w'inkari uragabanuka. Ndi ubabare mu gihe ugiye kwihagarika, kandi nanone mu gihe umaze gukora imibonano mpuzagitsina ukagera muri wa mwanya wo gusohora, wumva ubabaye. Igihe ugiye gusohora urababara, bityo ukumva urababaye cyane, ukababara bikakubabaza. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso kitajya kibura mu bantu bafite iyi kanseri. Kandi nanone ikindi nuko ushobora kumva ufite ikibazo mu mugongo, ukumva hasi hano hafi mu rukenyerero, rimwe na rimwe ukumva harakurya. Ko nabivuze rero, iyi kanseri mu bantu ikunda kubonekamo nuko ari abantu bafite imyaka 45 kuzamuka. Kandi nanone nukuvuga ngo mu muryango naho ishobora kubonekamo. Imba hari umuntu wayirwaye mu muryango w'iwanyu, tuvuge papa wawe akaba yarayirwaye, nawe nk'umwana ushobora kwirwara, cyangwa se sokuru akaba yarayirwaye, hari chances z'uko nk'umwana cyangwa se umwuzukuru nawe ashobora kwirwara. Iyi kanseri rero hari igihe iboneka mu muryango. Ikindi ushobora kwirwara bitewe nuko urya nabi. Abantu bakunda kurya ibiryo by'ifiriti, ibiryo birimo amavuta menshi, bari kuri high risk yo kurwara iyi kanseri. Ndetse n'abandi bakunda kunywa itabi, abantu bafite umubyibuho urenze, ndetse n'abandi bakunda kunywa inzoga, bafite high risk factors zo kurwara iyi kanseri. Iyo rero twayirinda, nuko dukwiriye kwita ku buzima bwacu, tugakora siporo, byibuza tugafata iminsi mu cyumweru
dukoraho siporo maze ubuzima bukaba part of our life. Siporo ikaba part of our lifestyle. Ndetse nanone hakaba ibiryo cyangwa se indyo iba part of our lifestyle. Ukagira ukuntu umuntu arya atari gupfa gutoragura ibyo ubonye byose, ahubwo ukagira indyo yuzuye kandi nziza uzajya urya. Muri ubu buryo uzirinda prostate cancer. Ikindi, abantu bafite ibiro byinshi ni ukubigabanya. Kandi nanone abantu bakunda kurya ibintu birimo amavuta menshi, ibintu bifite ibinure byinshi, ni ukugabanya ibyo biryo cyangwa se ukabireka. Kandi ni ukugabanya abantu banywa itabi ndetse abantu banywa inzoga, bishobotse ukazireka. Ibi bintu nubikurikiza uzaba uri gutegura inzira yo kwirinda prostate cancer. Bizagufasha kandi bizatuma ugira n'ubuzima bwiza. Iyi ni Mega Mind Life TV, ni ikiganiro cy'ubuzima mugezwaho n'umuvandimwe wanyu John Nyandwi. Ndabakunda, mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi n'amagara meza. Mukomeze rero mudutere inkunga, mukore share, like, comment ndetse na subscribe. Naho ubutaha, shalom shalom, murakoze.